Tshisekedi yerekana igitabo gifunze kiriya kimenyetso agaragaje buriya ni ikimenyetso nyabaki tuvuga ko yabyibagiwe ariko yarakibirangiye cyerekanye nyine hari igihe rega cyerekanye wenyine abandi babyerekanye bashatse kumanika ngo babyerekanire rimwe ariko Perezida Tshisekedi yerekana gifunze. Perezida bombi cyangwa se nako bose uko ari batatu bashyira umukono ku masezerano y'amahoro n'ubukungu. Yego. Ariko ikidutunguye nuko badakoranye mu biganza ibyo twari twiteze nyakubahwa Paul Kagame ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakoranye mu ntoki. Hanyuma rero aya masezerano kigaragara cyo nuko byanze bikunze agomba gushyirwa mu bikorwa. Tubonye ifoto ishusho isa naho idutunguye aho Perezida yaba Donald Trump ndetse na Perezida Paul Kagame bo berekanye ko mu bitabo byabo basinye. Namwe nkurikije body language ibaye hariye Trump yavuze ati mu gihe cy'umwaka utageze nzanya amahoro ibintu byananiye abantu mu myaka 30 ishize miliyoni 10 z'abantu barapfuye. Ariko ndebye amasezerano asimwe nkabona uburyo Tshisekedi yarameze ndimo ndabona Congo itari tayare gukurikiza no masezerano. Igihari cyo amasezerano amahoro arasemwe igitekerezo cya Perezida Donald Trump kigezweho icyo yifuzaga no kubona abakuru b'ibihugu babiri bicaye ku ntebe imwe rekuramo iyo foto gare uzanye nka karaba hagaze ntacyo kaba gatwaye abantu baseka tugaragaza ko amahoro arimo agera imbere gusa facial expression n'ibyakurikiye isinywa ry'amasezerano hari icyo byerekana amahirwe dufite Kinshasa si kure bafite jet privé sesa jet privé irahari nibagere bazatubwira byinshi cyane ndabyizeye baratubwira. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years, and I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Thank you.